AutoCAD ni ukuvuga ngo uyu munsi tugiye kwiga duhereye kuri AutoCAD 2013. Mu by'ukuri nubwo AutoCAD zisa nk'izitandukanye nk'uko gerageza kubyandika hano mu cyongereza kugira bibashe gufasha n'abandi bose batabasha kumva ikinyarwanda, zifite amaverisiyo atandukanye cyangwa ubwoko butandukanye ariko zose zikaba zikora kimwe. Ni ukuvuga ngo nimba uzi AutoCAD 2007 ushobora gukoresha 2013 bakoresha 2022 kuko niyo iri hanze ino minsi. Noneho tugiye kugira introduction kuri AutoCAD ku bantu bashyashya bagitangira kuyikoresha. Icyo tuzi ni uko ifite amakomande menshi. Amakomande niyo tugiye kureba, gusa biroroshye kuko wandika komande kuri screen ugakanda Enter ugahita uyibona. Nk'ahangaha tukaba turi gukora komande ya line. Hano wandikamo option ugakanda Enter irahita ikwereka option zose ushobora kugenda editinga bitewe n'izo ushaka. Ni ukuvuga ngo nimba ushaka komande ya text yo kwandika ushobora kujya hariya hejuru kuri menu ugakoreka kuri A cyangwa ukandika hano muri screen ijambo mtext. Mtext iyo ukanze Enter uhita ubona komande yaho ugomba kwandika muri AutoCAD. Bivuze ngo uyiha komande yo igahita yishakira. Reka dukomeze na introduction kuri aya makomande. Hasigaye turakomeza kugenda turebera hamwe uko AutoCAD ikora n'icyabasha kuba bitworohereza, na cyane ko twabonye yuko nubwo zifite amazina atandukanye ariko ziba zisa kandi zikora kimwe. Noneho tugiye kugira introduction ku workspace. Workspace ni igitaburo y'umukara mubona irimo amaguridi. Ni ukuvuga ngo ni espace ushobora gushushanyirizamo kuri mashine yawe yaba laptop cyangwa se desktop. Niyo twita workspace. Tugiye kugira introduction, turahera mu gutangira kwiga gukoresha mouse. Ni ukuvuga ngo iyo ushyizemo ka pointer kawe gahita gahinduka nk'umusaraba w'umweru kuriya bimeze. Ariko tubigeranya neza ko mouse igira ibice bitatu. Igira aka gapine ko hagati ukaraga gakoreshwa mu buryo bwo kuzuminga in out, uriyegereza cyangwa se ugasunika drawing nk'uko nguko niko gukora kuri screen ya laptop. Noneho ikagira n'ubundi akamanete k'iburyo. Ak'iburyo iyo gatsindagiye ukagaherana haza ka gasaraba gahinduka ikiganza gufasha kumuvinga. Ariko noneho iyo ukiritse ako ni ak'ibumoso. Ak'iburyo iyo ugize right click ibasha kukwinjiza mu zindi parameters cyangwa se utundi tumenye turi ku ruhande tw'utu ngutu. Mukagerageza kugenda mubikora kuri mashine zanyu kugira ngo mubashe kubona uko mouse ishobora kubikoresha turiya dupariti dutatu twayo. Ibashije kubifite ikindi left button cyangwa se iy'ibumoso ikoreshwa muri selection. Ariko niba faut faire attention, ni ukuvuga ngo kugira ngo selecting bisaba yuko selectinga umurongo wose ukawushyira muri aka gakadire k'ubururu, icyo gihe umurongo uba selected. Ariko aho kwitondera iyo ugize ubururu ugaselectinga agace k'umurongo ntabwo ushobora kuba selected, bisaba ko uwuzenguruka wose. Ariko biroroshye guselectinga uturutse iburyo ujya ibumoso noneho kagahinduka icyatsi niyo kaba ari agace umurongo uri selectinga cyangwa object yawe. Muri make ni uko nguko mouse ikora. Aka niko kamaro ka mouse mu gihe cyo gukora design. Noneho numva turi bukomeze isomo ry'uno munsi twiga ni gute twashushanya umurongo muri AutoCAD, ni gute twaca imirongo, na cyane ko imirongo niyo igize objectives yose dukoresha. Uretse ko akenshi dukoresha polyline ntidukoreshe line. Ariko niba ushaka line ni kwa kundi ufata ya komande ujya muri la menu hejuru muri home menu ukayibona, cyangwa se ugakoresha bwa buryo bworoshye bwo kwandika komande line kuri screen ugakanda Enter ukabonye umurongo. Noneho ikarangiza ikakubwira ati specify start point cyangwa first point, ugakirikaho umurongo uza guhera. Iyo ukiritse aha kabiri aho uza kurangirira ni ukuvuga ngo umurongo uhita urangira, uhita ucika bikarangira. Kandi ni ukuvuga ngo iyo ufashe komande ka gasaraba gahita kajya akazeru k'umuhondo cyangwa se agakiramende akantu k'agakare. Ni ukuvuga ngo muri drawing tools ubundi dufitemo line, polyline, circle na arc, ariko turahera kuri line. Iyo ukiritse kuri first point bishobora guca umurongo utambitse urebesheje hejuru hasi nk'uko ndi kugenda mukirika. Kandi nanone ibi igenda ikuvuga ngo specify next point. Iyo ukiritse Enter escape cyangwa se right click kuri mouse umurongo uhita ucika ugahita uhagararira aho wari ugeze. Cyakora aha ni mu gihe gushushanya umurongo udafite specific dimension, ni ukuvuga ngo dimension zitazwi.
ariko hari n'uburyo bwo guca umurongo ufite specific dimension zikaba zizwi. Naho ndaza kubereka ukuntu umuntu agenda abikoresha. Wenda reka duce umurongo utambitse ufite milimetero igihumbi cyangwa se metero imwe, kuko turabizi ko milimetero igihumbi zingana na metero imwe. Ni ukuvuga ngo turajya gufata command line, twayifata hejuru cyangwa se twabyandika multi-line. Ni ukuvuga ngo hano ndakanda enter kuko nifitemo command y'umurongo, noneho irahita yongera isubirane wa murongo. Imbwira ati specify first point, ndakirika kuri point ya mbere mpite draginga njyana hirya. Nindangiza hariya hejuru mu kubona hari kujyamo ubururu, ndaza guhita nandikamo iki gihumbi nashyize kuri uriya murongo w'icyatsi uri hirya. Nimara gushyiramo icyo gihumbi ndakanda enter. Mu by'ukuri iyo ugenda nciye umurongo ufite metero imwe cyangwa milimetero igihumbi. Ni nk'uko ndi kubikora, tugerageze tubikurikire bizadufasha. Ninkanda enter umurongo uracika cyangwa kuri escape. Noneho ikindi nabigisha aha ngaha ni uko uyu murongo buriya iki twita workspace ibasha kuba ari ntoya, kuko ni ukuvuga ngo niba nciye umurongo wa metero 10, turibukiranya yuko iyi screen ubwayo yo idafite metero 10 z'uburebure. Niyo mpamvu ndibuze kuza kubereka uburyo dushobora kuzuminga drawing turi gukoresha, ariko kuri iyi nshuro dukomeze duciye imirongo. Hano ubona ndi kwikorera mu nzu muri pora mode. Murabona ko umurongo utagororotse, mwashobora gutandukanya wo hejuru uragororotse ariko hasi ugiye uvunaguritse urimo n'utundi duce, niyo mpamvu musibye. Kuri izi komande zo hejuru dufite izindi zo hasi hano, kugira ngo umurongo ugende ugororotse turactivatinga orthogonal mode. Naha hasi mubonye mbona ashyira akantu k'umutuku. Orthogonal itwemerera guca umurongo ugororotse, utambitse, unahagaze. Ariko attention, hano ntabwo ushobora guca umurongo kubera mikoresheje orthogonal mode. Ibasha guca imirongo gusa ikorana imfuruka zifite degere 90. Nubwo ushobora kuba utambitse, uhagaritse, ujyana hasi hirya, ariko ntushobora kuwuca uberamye. Orthogonal ni ukuvuga ngo uca umurongo uri straight utagiye ucikaguritse. Ni ukuvuga ngo hano ndagerageza gukoresha guca imirongo ifite specific measurements. Niyo mpamvu uri kugenda nshyiramo hano h'icyatsi, ngashyiramo hano twandike 300, twongere hano hatambitse h'ubururu dushyiremo 200, dukande enter. Dukomeze umurongo tumanuke, dushyiremo wenda 100, dukande enter. Ubwo no gushyiramo specific measurement mu gihe baguhaye igishushanyo gifite ingero zizwi. Ese nanone turiga niba dushobora guca umurongo kandi ukawukorana na angle. Nuko ngiye guca uyu murongo, ninkomeza nshyireho undi mugenzi wawo, ariko nzi hari specific angle iri hagati yayo. Niyo mpamvu aha habanza ubururu ndi bushyiremo distance y'umurongo, nkande tab kuri clavier cyangwa keyboard, mpite nshyiramo angle. Hano urabona aka kantu k'ubururu gahise kimukira kuri angles. Ko hano muri meter, ariko hano ni muri degrees. Bivuze ngo iyi mirongo nkoze ifitanyemo angle ya degere, ifite degere 30. Hano turiga ni gute dushobora gusetinga units za tugiye gushushanyirizamo. Nkuko mu gutangira nagiye nshyiramo ngo 1000, nuko mbizi neza ko ndi gukorera muri milimetero. Ni ukuvuga ngo twize icyo bita scale, twiga n'amayuniti akoresha mu bwubatsi. Niba gukora ikintu cyose dukora kigomba kuba gikoresheje ingero, ibipimo. Hano turakoresha iyo scale n'indi displayinga kuri screen. Ikindi twemeranywa yuko AutoCAD ifite point de repere, ahantu coordinate bifite 00 kuri axe des abscisses, axe des horizons cyangwa se y axe na x axis. Iyi coordinate yayo igomba kuba ifite 00, kuko hano dukora muri Cartesian coordinate. Aha niho ihera, no coordinate zazo zifite 0 kuri x, y na z. Noneho gusetinga unit nibyo tugiye guhita tureba kugira ngo dusetinge ama unities. Mbonye ko nandizemo command unit, ndakanda mpita mboneka agataburo drawing unit. Dufitemo length unit, turagira decimals ko dukoresha imibare y'ibice. Niturangiza turahitamo imibare dusiga inyuma y'akitso. Nubwo hano tubuze gukoresha 0, 1 inyuma y'akitso, ariko ubundi ku basaviya
dukwiye kuba dukoresha imibare itatu kugira ngo tubashe kubona za desimetero, santimetero n'amamilimetero. Otherwise nidushyiraho zero imwe buriya hari ibintu tuba dutaye, ni ukuvuga ngo santimetero 40 ntushobora kuzibona ku bipimo turi buze kuba dufite. Noneho dufate angles turakoresha decimal degrees, ni amadegre asanzwe. Ariko urugero turi buze gukoreramo tugiye gukorera muri milimetero, niyo mpamvu tubona hano iri mu ibara ry'ubururu. Ndongera nyikirikeho nkirike OK. Ubwo ndaba nemanijwe na software yuko ngiye gukorera muri milimetero. Bivuze ngo ingero izo arizo zose ndi buze gukoresha muri aka gatutorial tugiye kuba turi codinga ziraba ziri muri milimetero. Ni ukuvuga ngo ndangizanyije n'iyi software yuko tugiye gukora muri rwa rugero nyihaye. Noneho kubera ko workspace ari ntoya nk'uko nabivuze mbere, ni ukuvuga ngo iyo uciye umurongo ukabona ari mutoya, hari trick y'ukuntu ubasha kwegereza iyo object wari uri gushushanya. Ni ukuvuga ngo nimara guca umurongo ndagira Z ivuga zoom, nkande enter, nandike A, nkande A ivuga all, nkande enter. Bivuze ngo ndaba ngize ngo zoom all. Object yose ndaba mfite ndayizoomega ibasha kunyegera, niyo mpamvu umurongo mubona uhise unyegera. Ikindi ni ugukoresha icyo bita object snap. Ni ukuvuga ngo mu gushushanya no kwitonda, kuko object snap ni ukuvuga ngo nibasha kuduha precision cyangwa accuracy mu gihe turi gushushanya, kugira ngo tubashe kugira connection y'ama object. Nimba mfite iyo object nkaba nshaka kuyishyiraho undi murongo, ndafata command line, ngende negereza urabona aka kantu k'ubururu karanyereka ko object snapshot irimo. Ningera muri middle yanyereka 1/2 cy'umurongo. Aha ningera mu nguni iranyereka kari inguni. Ninjya ku murongo wo hejuru iranyereka muri middle. Biterwa rero n'ibyo wagiye utikinga, naje mbere ko komeza gukora programming cyangwa setting y'izo snap. Ushobora kuba wenda warashushanyaga imirongo ntigende iri connected. Ngiye gufata line, noneho snap nayi desactive. Niba yi deactivated turabona ko ka kantu k'ubururu katumaga bihura ntagahari. Ubu ni inca umurongo uraza kubibona neza yuko imirongo ntihuye, bivuze ngo harimo amakosa nta precision mfite. Niyo mpamvu nsubira inyuma nkagenda ya object snap nkongera nkayactivatinga. Nimara kuyactivatinga ndongera ngaruka aha ngaha, nibwo uri buze kujya ubona yuko bigenda biri connected. Iki nacyo noba cyafasha aba beginners. Hano ndandikamo kubisetinga, ndandika snap, noneho nze kuri iyi list ngende end point nyitikinga, middle twari tuyifite hariya, center ya ariko cyangwa nk'uruziga tugire node. Mbese ugenda utikinga ibyo ukeneye muri ibi ngibi. Niyo mpamvu kuri uyu murongo hano end irakarazaho k'ubururu, n'iyi end ikaza k'ubururu, kuri end ya ariko bijyeho. Ninjira hano muri middle iranyereka middle kuko twayitikinze hano tumaze gusetinga object snap. Middle ya ariko nabone nawe mushobora kuyibona. Kuri uru ruziga ntabwo biri buze kungora kubona center yarwo. Ni kimwe no kuri aka ka oval kari hejuru. Bivuze ngo akamaro ka object snap command cyangwa se object snapping ntabwo katubera. Ni ukuvuga ngo iyi snap ishobora kumfasha kunyereka intersection y'imirongo ibiri. Iyo ngijemo ntuzagahita za kari akantu k'ubururu. Ishobora kumfasha ku extending umurongo nkozaho nkamanuka, nkabona turiya turopere turi dash tw'umweru. Umurongo ndaw extending utagiye ku ruhande kandi kabiri connected to each other. Nshobora guca perpendicular line. Ni ukuvuga ngo ndakozaho kuri end y'iyi point, noneho nzamuka ku murongo nshaka gushaka perpendicularity yawo, mpite mbona utu turopere turi dashed na orienting paka aka karongo karekare gakoze kuri uyu. Mu by'ukuri n'inshuro y'umurongo uzaba uri perpendicular n'ubwo uzagirana angle ya 90. Nshobora guca perpendicularity y'uyu murongo nanone wo hejuru, uyu ngiye guhindura umutuku uyu. Ni ukuvuga ngo ndiguze gukozaho hano, nzamuka nkozeho hariya unyereka muri middle ya muri aka gafureshi k'ubururu. Ningakozaho uyu murongo nkahita nkirika, ndaba nciye umurongo uri perpendicular n'uyu nari maze guca, n'uyu wo hejuru nari nagize umutuku. Bivuze ngo hano mfitemo 90, harimo akantu k'umuhondo, ni gutyo hawe. Ibi ni ibintu byoroshye. Nshobora guca umurongo uri parallel n'uwo nari naciye mbere nkoresheje ya object snap. Ndaca umurongo biberamye, nindangiza nkoze kuri uyu ngo nshaka guca undi uri parallel, ngende muri uyu uri blue. Mu by'ukuri ndaba nabibonye. Niba nshobora kuba mfite 20 ngashaka guca undi murongo uri muri metero runaka mpereye kuri uyu nguyu.
nta kindi ubwo wenda nshyize hano muri kona, wenda nshaka gushyiramo 50, ndakozaho sinkirike n'orienting njyane hirya, nindangiza nandike 50 kuri keyboard, ninkanda start point irahita iba muri 50 uvuye kuri uyu nguyu nari nsanga orienting umurongo njyana hejuru kuko mfitemo orthogonal mode, ninkanda enter ubu distance hagati y'imirongo ni 50, wenda ndiza ko dushaka guca ufite 100 uvuye aha muri iyi nguni ujya ibumoso, naho ndakozaho orienting nandike 100 kandi enter, ndahita mbona start point muri santimetero 100 uvuye ku murongo nari mfite hano. Aka kose ni akamaro ka snap. Dusubire inyuma aho twatikinze ni end, middle, center, bitewe n'ibyo ushaka uhita utikinga muri ibi ngibi ugahita ukirika buke byose ukagira. Gusa kubijya active icyarimwe ni bibi kuko bishobora kuguconfusinga, wajya ushaka center ikaguha ibintu ugira bikeya ukeneye. Noneho reka turebe izindi drawing tools, harimo polyline, rectangle, circle n'ama arc, twabishushanya dute? Still turacyakoresha ribbon ya drawing hano muri aka kantu k'umutuku kuko irimo ibintu byinshi. Niba ngiye gushushanya polyline nshobora kuyireba hano muri ribbon ya drawing cyangwa nkandika ijambo poly, PL, nuvuga ngo software ihita imenya ko nshaka kugira polyline nangiza ngakanda enter. Nuvuga ngo nimba nkanze enter bahita bampa mbonye ya command ya polyline. Twibukiranye ko polyline is a group of line all connected to each other. Poly turabizi ko bivuga ni multiple cyangwa plural command. Poly ugira PL ugakanda enter, ukabona umurongo wahita ugashyiramo specific measurement nimba uzizi, ugakanda enter ugashyiramo 500 ukazamuka. Ni ibisanzwe tugerageza kwihata exercice, ibi bintu bizabasha kudufasha kugera ku nzozi zacu nk'abiga surveying ndetse n'abiga construction. Hano iyo ushushanyije no kuvuga ngo hari uburyo bwinshi cyane ugenda uzica, kariya kantu mbonye nandika ngo CR akavuga close, no kuvuga ngo AutoCAD yo uri guca ikinyampande ukagera aho kijya kwifunga ukagira CR ihita imenya ko ari close, wakanda hita igahita ifunga object. Rectangle yo wandikamo ijambo rec cyangwa se ukayireba nanone hari muri draw ribbon, ariko ikiza byorohera abantu ni ugukoresha shortcut ukandikamo rec ihita imenya ko ari rectangle, irambwira ngo specify first point, mu kanya nari mbwiye ati specify other corner. Hano hari ubururu ni x axis, ndashyiramo wenda twe tugiye gucura ufite 30 kuri 50, ndashyiramo 30, noneho ngire tab kuri keyboard nandikemo 50 nkande enter, automatically right ica rectangle ifite 30 kuri 50 kuko ni specific measurement nabashije kuba nyihaye. Ikindi circle ho ugira C, wandika C kuri screen cyangwa se ukanayireba hari hejuru hari akantu k'umutuku cyangwa ukandika C circle ugakanda enter. Irakubwira specify center, ukirike kugira ngo ibone izingiro ry'urwo ruziga, orienting uruziga hasigaye ku bwate noma radius, ushyiremo radius kuko nuvuga ngo ifite uburyo bwinshi. Nidukirika hano kuri circle turaza kubona yuko iyi turi gukoresha ni center and radius, ariko nibwo ku bwate ishushanyo uzi gukoresha amapo atatu. Dukurikire kari agapointer hejuru ukaba turi gukoresha akangaka center and radius, ariko hasi hari center and diameter. Ushobora center ugashyiramo diameter, ushobora gukoresha 2 point ugahita po ya mbere niyo kwereka iti uruziga rufite diameter iri hagati y'izo po ebyiri cyangwa se 3. Ushobora gukoresha tangent radius, byose haba harimo uburyo bwinshi. Noneho nijya gushushanya arc turandika inyuguti ya A, automatically AutoCAD ihita imenya ko ushaka guca arc. Nukanda enter irakubwira ati specify start point of the arc, nukirika start point hano turi gukoresha nayo ifite uburyo bwinshi, turakoresha 3 point ni start, center na end. Iyi niyo turi gukoresha. Nitujya hano kuri arc mukurikira aka kantu k'umutuku kagiye kujyaho hano, uraza gusanga yuko harimo uburyo bwinshi butandukanye ubukoresha kuri yabo meze. Hano kwa dufite 3 points, hari aho ukoresha start, center, end, ariko ngiye shaka kapo eshatu, hari aho ukoresha start, center na angle bitewe no gushaka kugakavinga. Ibi byose ni ibintu bishoboka kandi bikorwa bigakunda, bivuze ngo AutoCAD iroroshye kurusha ko tunabitekereza. Noneho